mfata wa muti maze gufata wa muti niho hari abana bari inkurikirane babiri nimende mbaha amazi babiri yongera mpunde cyamaze ko bana mva mpinze umushyitsi ewe bana banje barapfa mva mpinze umushyitsi ndaryama maze kuryama ubwo ngeze mu cyumba naho turi ntibamenye ibyabaye n'uwo mwana wanjye mukuru yari mu cyumba cye nanjye ndi kumwe nabo n'uwo nshukije ubwo noneho abana rero bafata no kuhahamuka no kutarya niki hana hashize umwanya muri iryo jumbo navuye mu mwuka bara abakobwa barafite imyaka 5 nabyaraga vuba barafite imyaka 2 imana kwicira abana niyo muri siriko numvise ari kusinza ukuntu mbaye ndumva ndasenyaguritse kurusha ubwoba nari mfite nitwa Parinare ya Mukankusi nturuka mu karere ka Karongi umurenge wa Rugabano mu kagari ka Cyazo. mwavutse ryari? 5 ubwo rero 94 ibyo naba narabonye ni narebaga n'amaso yanjye ariko harimo ibyo ntarebaga ahubwo byageze mba nk'impumyi bitewe nuko nari nataye umutwe by'ukuri twararyamye nimugoroba mu gitondo tubyutse umugabo wanjye avuga yuko bagiye ahantu kwa padiri mu Birambo yuko bagiye kuhatanga ibishyimbo by'imfashanyo. Baragenda ageze ahantu ku irembo nanjye ndi mu rugo ndi kuhagira abana ati yewe ati kabaye sinkigiye mu Birambo ese bigenze bite ati hoya kabaye noneho ubwo hashize umwanya hari umugabo wari waramubyaye muri batisimu yari atuye nk'ahari hakurya ku mudugudu araza ati via atuzi ko kabaye ati dore ahantu mu mugundo uko biri kugenda. Umugabo wanjye rero yagiraga ihinya tereka tiburiya n'uburara buri kwigaragambya tiburiya ntibagere n'aha barabasubiza ati buriya ni nk'ibirara byishyize hamwe ati nyamara ubwo uvuga kabaye ati rero ukuntu mbireba ati nkangiye kuba nyijyanye kumbe nyijyanye iwanjye ariko no gupfa kwijyana tungubu ati birakomeye. Ako ka mwanya akivuga ati ngaho ati uwo mwana nayijya imbere yo nkagiraga umwaka yari yacu nyine. Ubwo hari umwana rero wayiragiraga imfura yanjye yari afite imyaka 15 ati ngaho yigi ati bisaramubwira ati ngaho yigi imbere. Ubwo ati ho yatuwe impo umwana atarega kabaye atuburetse manze sozi nk'imwe nimbona nyigereje mu rugo ati ndagaruka ati ariko umwana wumurekeye aho ngaho umwana gumaho nkarayishorera. Ubwo yigereje iwe aragaruka ku ka mwanya tubona hakurya yacu hafi ariko hakurya y'umusozi natwe turi hakuno tubona abantu benshi bari kwiyereka mu rutoki bari kwiyereka mu bishyimbo bari kwiyereka mu masaka nuko bari gusarura ngo turayobereka babisarura nyine babibohoza ngo kwari ukubohoza icyo gihe ko noneho ubwo turamanjirirwa mugabanje atari kusibiriya bintu bije biti atese ubungubu turabigenza dute tubyifashemo gute ati tiyenda n'imyaka bisarura nibasarura bajyane. Ubwo hepfo iwanjye hari umusaza twakundaga twari twarahaye isambu araza ati niko ye ati kandi ntabapfira gucira ko tutazi uko bigenda niba bicana niba batanicana nibasarura imyaka bakabasiga ati ibi bitoki biri mu rutoki hari ibyo urunze mu nzu ejo wari kuzatara none ibi birunze mu nzu
nabiriya biri mu rutoki biragenda bitati barabica nta kundi hakurya twabonaga n'imyano bari mu gusarura. Umusaza yari afite umuryango aragendera urarika baraza batema ibikomeye ni bya bindi byari muri saro twari gutara ubwo barabijyana. Tugiye kubona tubona ibitero biturutse hirya. Ibitero kandi nta baturage ntabwo bari abantu bakura biratuyobera. Noneho ubwo rero ubwoko ni bwinshi sinamenye bari benshi nuko ubwo rero barahagarara tubona basubiye ariko se ntubu biragenda biti. Ubwo rero nubwo basubiyeyo ngaho hari ahantu twari turi nko ku gatuntani imbere yacu hari akandi kugira ngo karenge hari umugabo nanone twabanaga w'umusaza. Nubwo basubiyeyo henda hari imbere nta gitero gihari nireba ukuntu wagenda unyerere wiyembayemba ntihindura imyenda noneho ngende uje kuri wa musaza turebe uko bimeze. Atese ubu ningenda ndajya yari umuhutu yari umututsi. Atese ubu ningenda n'abana bangenda bajyana niho ariko nta kibazo ntibigiye wikingayo turagumye turebe uko bimeze. Nuko aragenda. Ubwo rero noneho tugiye kubona ubwo nari ndi ahantu muri Tyazo hari ahandi mu kagari kitwa Rugabano tubona ibitero biriremye biraje babansanzaho barankubita vuga aho umugabo wawe ari sinakubwira barankubiteye nari ntwitinda yari ikuze. Ubwo noneho hari undi mugabo ati ni mu mwihorere niba tumubuza. Ubwo rero bagiye mu nzu bajagajaze bamuhebye. Ubwo umwe akajya avuga ati kwa naka nifutiye na naka nifutiye na naka nifutiye nimuze tugende tumushakira aho ntitumubura nta handi yagiye. Ubwo noneho wa musaza uko yakamujyanye mu gakombi we kwiremba hari ishyamba iri mu ishinge y'intenderi mu kingo hari akantu kakobo rero bati aha baraza kudusaka. Ubwo bavuga yuko mu mashuti yabo ariho wihishe genda ujye muri kare yakobo. Akobo baragenda bakagenda barasaka mu nshuti zose bakajya bakahasaka pe. Noneho ubwo igihe cya nijoro akaza rero nanjye nagira ngo ncikane babana ndebaho nanjagizwa ngo ndebe ko kwari ukwanjagizwa nta nshuti yari ikiriho nagaruka nijoro ntahansange kandi nijoro barahagaraga ntibakoraga aravuga ko namutereranye nkagumaho. Ubwo akaza akaryama bajya gutega asubira muri kakobo bakaza bakankubitaye bati vuga aho umugabo wawe ari n'abana tuzabica ari uko tubonye umugabo wawe byonyine gusa. Ubu mugana havanye bwonyine. Nuko ubwo ku munsi wa gatatu twari dufite umugabo nari mfite umugabo wacu ubwo baramwica. Ubwo nene bamaze kumwica yitwaga Nsanzifura. Bamaze kumwica ubwo noneho bakazafureka bati we turamubonye ariko umugabo wawe ni rwose nitumubona we tuzamutera imigwi n'ukuntu turuhisha. Bakankubita abana bakabakubita ariko noneho bakavuga bati ntabwo abana tuzabica cyeka tubanze kwica se. Ubwo rero noneho amaze gatatu kane araza nimugoroba nijoro. Bwamaraga kuba nijoro nkajya ahantu mu mubyuko nkakuramo utujumba tw'abana nkaza nkamwoca uko twiriwe twamaraye gutyo nkakuramo utujumba n'intonkokereza abana nijoro. Araza turabizi ati nta soko pe ati mva ntaho nzihisha ati mu nshuti zanjye barahasaka ati baranyura hejuru ati umwanyuza hejuru avuga ngo nitumubona we tuzabaga dutere mu gutujugunya hariya n'ukuntu ari kuturushya ati none kuva mukuru wanjye yapfuye atariko noneho ejo ntabwo bazanyiriza atariko noneho nubona ibyanjye byarangiye uzareba ahantu uva imbere y'ibitero ureba ahantu wakwikinga n'aba bana atariko ntabwo uzabarokora bose. Ati batazagutsinda mu isibo atubona indambi y'amasambu aturabona atabenshi ntibafite aho bakora atubona amasambu bari kwiruka utagira ngo ni ikindi ati ni indambi. Ubwo none haragenda maze kugenda nanjye negekaho nibwira kagiye turicara
kumva numva nzanye ubwoba bwinshi se ko adakora nijoro nagira ko mfite ubwoba nino nkabwira uwo mwana newe ariko nino mfite ubwoba bwinshi atereka ati ntibakora nijoro baraza bukeye hoya mfite ubwoba bwinshi ubwo nayo mfite igikoni nsohoka mu nzu nkatera intambwe nkahita ninjira mu gikoni noneho abana ati tugiye kuba twirya noneho ubwo hari munamukazi wanjye nawe baramwohereza ngo azajye kugwa iwabo bazamwicira iwabo ubwo twari turi kumwe n'abana be babiri noneho ntabwo ntumara mwicaye bana nimuze bamwe mbasasira hano abandi ntimuze namwe mbasasira hano mu gikoni ubwo mfata urumuri maze gufata urumuri ubwo ariko bwabaga bujya nko gucya nuko tutamenyaga ijoro rigeze nuko noneho reka mfata urumuri ukakobwa kanje gakuru kari gafate 15 kafunduraga amabere ati nga njyana urumuri mbe niryamiye tunazaza bazanyicire nariko naryamye ubwo ntihoje tufashe n'urumuri ubwo umwana ati papa dore kunagana hano mu mugozi mu kiziriko ati dore papa ubwo ndaza na mushiki we arashiduka turareba ati yo mushiki we ati burya twavuganaga atafite indi migambi aturabizi mukankuni ati kimukuremo ati najye ukinshiremo reka da ningi gushiramo se nurumva byashoboka ntabwo nkibishiramo nuko noneho ubwo rero umugabo wawe yamugerageza noneho ariko none arambwira ati nubona ibyanjye byarangiye uzambwira inshuti zanjye zizanshyingure ejo nkuko babirirwa bavuga ngo bazantera imigwe uzajye kwa kanaka no kwa kanaka ibitero bitaraza banshyingure nubonaho ibyanjye byarangiye ntese uzi bazagutsinda ataba bazantsinda hose sinanize ko afite iyo migambi nkubwiye ko yasezeho nimugoroba ati nsubiye hahandi yabaga mu Gahuru inshuti ye yari yamusize yari nkariya hakurya none ukuntu yaje ro guhindukira kibohera ikiziriko ibaricaye mu rutoki akakiboha rwose ntumbaze nuko ubwo araza rero ajya mu gikoni uko twakicaye mu nzu na mushiki we n'abana nuko ajya mu gikoni yiyahuriramo ubwo rongeye kugira ngo nsasira abo bana uburiri hafi buno bwari rubaye buto n'abamuramukazi wanjye njyanye urumuri n'uwako gakobwa kanje gakuru dusanganaganye mu kiziriko byarangiye nuko muramukazi wanjye ati bishoboka ati nabana bararubonye ati bishoboka yabagikuragamo ukacinshyiramo nanjye bikarangira muramukazi wawe yitwaga nde Nyirambuguje nuko noneho rero ndibaza ntariko se koko niko numvaga bakera numvaga bavuga ngo nta buci ngo yatwite turabizinda bigenzana muramukazi wanjye atireka nkwereke tugenda muzima aragenda noneho ubwo ngira gutya ngaho genda ugikebe nanjye ndaramira ntiye kwitura hasi ubwo aragikeba ndaramira uwo mukobwa aramfasha turambika kuri bwaburira abana bari bagiye kuryamaho ubwo noneho rero ndagira ndamuryamisha neza ndorosa noneho rero abo nta kindi ntiyambwiraga mwumva ati nta kindi ngiye kwa Manuel nimbwira umwe ntarambwirira bose ntibaze nkuko yabimbwiye ntibamushingure unagenda njye ko kwari inshuti yacu twari twarahanye nkari ya hakurya ubwo nijoro agenda ndababwira ati ngaho subira muhira abana bataza kugira ikibakanguka berwa iyo baguye nuko agenda iyo mbisubiyemo ndagenda noneho ndababwira baraza bamushyinguye mu nzu ye maze kumushyingura mu gikoni maze kumushyingura ubwo mfata abana ndagenda sondageye inguma habanyitana abana ubwo ndazamuka hari mukuru wanjye wari nkari hakurya ndagenda njyayo ngiyeyo rero ubwo sinakubwira bitero biransereza hari ahantu bajyanaga nkiriya hakurya bakahari ibinamba bagiye bacukura hari ku mujyi bacukura bashaka gutegamo amazi niho batereraga ubwo bakaza bakashikuza kwa mukuru wanjye zana abo bana tujye kubica none se
ubwo nkagenda mvuza induru, nkagenda nsaba imbabazi, nkagenda ngira nte nari mfite amafaranga 15,000 nuko ubwo noneho ngeze aho ku icyo kinamba cyabo bati nta kindi tugiye kubajugunyamo ngaho ngwino biyicire. Ubwo abagira neza bakisoba bamwe aho ku mujyi habaga hari abantu benshi, bakaza bamwe bagatega amababa tababana ikintu bahora ni igiki mwaretse bakazicwa n'abandi. Ubwo bari mu kubita ishyizana amafaranga. Ubwo ndagenda njya nkari hirya ni hari umusaza ariko ari kugira ngo barebye nta mafaranga bari banciye 3 nta mafaranga n'inyasobanura mu yandi barayashikuza simburana. Reka ngende nge hari hirya hari umusaza ninge kuyamwaka. Ubwo hari uruzitiro ndagenda nikingaho nta mafaranga ndayasobanura nkura mu 3,000 ndaza ndayabaha guhereye ubu ngubu ngo ejo ngo tuzaza ngo nidusanga utarabica wabahambye ngo uzahwana nabo. Anjyanye 3 mbahe 3,000 nuko uke ndagenda. Maze kugenda rero mukuru wanjye ati ubu se tuzabigenza gute, ubuse tugumye gutya. Nuko noneho nijoro yijyana nijoro ntava rero nta soko. Umutima ukambwira ngo shorera abana bawe maze ugende ujye mu Kivu maze ugende mwirundumuriremo we kugumya gupfa nabi, uzabicira ngo bahambe ntubishoboye ngaho ugenda muzajye mu Kivu. Nuko noneho ubwo ndagenda tukaba twari dufite umuti twateraga ibirayi. Ese mbanze nkunywe n'inkunywa s'abana banje bagasigara urupfu rwabo ndarumenya banze uwubahe wowe unywe nyuma. None se ubona urupfu rwabo ibyo bikananira twirirwaho. Barongera baraza baranjyana bankubita abo bana twakubwiye ngo ubicu bahambi. Ubwo baraza ndetse bashikuza inka ya mukuru wanjye mu rugo barayijyana. Bamaze kwijyana bayijyana hahandi ahantu ku mujyi nyine biremaga ngo inka yawe ni wishaka ngo banza wicira abandi bajugunye hariya ngo tubone tuguha inka yawe. Kuri wanjye yatanze 3,000 nanjye ntanga 3 abana tubasubizayo nayo nka tuyisubizayo. Nta kigenda naraje maze kuza nijoro nto ubundi abandi ntibundi utaha kwana ka hariya twari duturanye bahanaguye barangije. Ubundi utari duturanye bahanaguye barangije. Cyewe icyo nshaka ni igiki ufata wa muti. Maze gufata wa muti niho hari abana bari inkurikirane 2 nimwe ndemba amazi 2 ndongera mponde. Cyamaze ko bana mva mpinze umushyitsi. Ewe bana banje barapfa mva mpinze umushyitsi ndaryama. Maze kuryama ubwo ngeze mu cyumba naho turi ntibamenye ibyabaye. N'uwo mwana wanjye mukuru yari mu cyumba cye nanjye ndi kumwe nabo n'uwo nshukije. Ubwo noneho abana rero bafata no kuhahamuka no kutarya niki. Abana hashize umwanya muri iryo joro navuye mu mwuka ndagenda nkangura hari uduhungu aho kwa mukuru wanjye kamwe gafite inzu hariya kandi ariko ari udusore tutarashyika abasore cyane. Nabizi ntabana banjye barapfuye ni muze mu bashyingura bapfuye wishwe n'iki se. Nese bikibishe mubona barya ndabibahisha. Ikibishe se mubona barya ni ikibishe se mbabura bicwa n'iki. Noneho ariko rero mwabashyingura ndagira ngo mubashyingure vuba ngewe ngiye kureba iyo ngwa ntabwo nguma hano ntaza guhura n'ibitero ntibikantimagurira mu nzira. Abashyingura bamaze kubashyingura ntari kumwe mu mushiruko ukwe n'undi mu mushyirukwe. Nuko noneho ubwo turaryamye tumaze kuryama ubwo baburakeye bumaze gucya iby'Imana. Uwo munsi haje igitero kimwe kirimo abantu bo kwa marume aho mama avuka. Haza 3 nkabaha 200 ariko ntimugende mujye kwigurira inzoga. Hakaza 2 nkabaha 300 mugende mujye kwigurira inzoga ariko ntimukavuge yuko dore n'abana baranteketse ngo mbicire none ngabariya narabishe. Hari ikindira cyane ijoro none haza kuza umugabo nimugoroba
aje gucunga aragenda abwira undi ku kabari ngo Mukankusi nubwo avuga ngo yarabiyice ngo nukubeshya ngo inzirimwe abantu ntiyoberana ngo abana be baracyarimo umuntu arazana nyongorera nti ubwo igihe cyane nijoro umaze kugoroba cyane nijoro aho turi bamaze kuryama yabwiye umwana mukuru ngaho fata umwana umuheke ubucutse maze tugenda aramuheka ndayari nshirahe wacu hari ahantu hirya ibihuru mu bisozi by'inkomane gutya aha mbega nkaho ari ahantu ibihunyira byirirwa bihunyiza ndagenge muri kiriya gihuru nta bitero bihagera ndagenda nijoro ndakingura buhoro abo mryamye ntibamenye aho nanyuze ndagenda njya mu gihuru nirirwamo ndeba uko bakora hakurya no hakuno nirirwamo aho ntabahakekaga n'ahantu habi ntihagerwa uretse ibihunyira gusa nuko noneho ariko hepfo yaho hari umugabo wakiza cyane mw'uwo musozi aza kumanuka nk'iriya ruguru kure cyane araza hari agakombe k'akantuza gato ateramo imibyare ibitoki byagwamo bikagenda bigaheramo muri cya gihuru ubwo noneho nirirwamo ubwo igihe cya nijoro ndamanuka maze kumanuka agenda manyura agatoki cyamaze byaragwaga bikagumamo agenda mpaho bana barahekenya amaze guhekenya ndaza biranyobera mutima arambwiye ngo senga bwira abana ntimurarangije kurya ako gatoki nari namanyuye mbahaye nimureke rero dusenge ndasenga ntimana Mana yankoreye byinshi ni mu bibi ni no mu byiza ndagushima ariko Mana urubaho mfite ni wenda uhaye koko urareba Mana ni wowe ureba kandi Mana urareba pe urebera hose cyarimo ariko urubaho mfite nahandi ni wenda uhereje ubwo igihe cya nko mu masaha 4 ntiyandiye mbona umwana ndamubyaye kumubyara hano mukubitaho mbona ntarize nk'abandi bana ariko nakora hano nkumva karahumeka nkumva karagira gatya nkumva muzuru karimwe kuka ubwo akana ndagenya naye mfite urwembe mu gikapu cyanjye maze kukagenya noneho harimo ibitambaro nkafatira maze kugafatiramo ntungahereza rero mukuru wako ubwo noneho ntekane nta mpave ibisimba byaturya ibimanyi none tujya nk'ahariya haruguru turagenda twicaraho agahinja ndagacigatira nkumva karahumeka nuko bo ubu mwana ndamwohereze ndabigenzanye gusa agahinja nta kintu kamwe ndagaha amazi se gusa ndagaha amazi nge hepfo yacu hari umugezi gusa ndadaha amazi akonje koko ndayaha uruhinja ntigapfa biranyobera ntarago nabavuga ngo uruhinja ntirupfa vuba mutamika iberi nta kiberi ntacyo yakuragamo umwana ntaherukaga no konka wari ucutse ariko yagumye aritamira ariko nkumva arakurura kakagumya kagakurura akana kirirwa gutyo burakeye kwirirwa gutyo igihe cyane igihe bumaze kugoroba mbwira mukuru we ntumva rero reka nkwirike ntubu nkoze iki dukoze iki ni kureba umwana ari muzima tumukoreye iki avuga ko ntari bubasigaha hari umusaza tubana ufite imizinga ko ntari bubasigaha we na murumuna wawe ngo ngende anyengera ubuki yakundaga kugira ubuki yari kunyengera utwuki akadushyira mu icupa nkajya mpa uyu mwana none nawe ninkoherezayo ubakubitana n'igisho wakuyemo urabona babakuyeho amaboko barakwica hari nijoro ubwo nijoro niho twigiraga inama y'uko twatambuka kuko nijoro baratuzaga noneho umwana ati reka ngeyo uwo musaza kandi hari nk'ariya hakurya ku mudugudu none se nuhura n'igihararumbu kikakwica kandi urazwi urabigenza ute ko ntabasigaha ubu sinajyana akagahinja nanyerera kakagwa cyangwa ngo mbasigaho impyisi razi barye kugira ngo uyiza bwo nari kuyirukana umwana ati wanti ati ngaho reka dusenge ubwo turasenga tumaze gusenga ati wanti ati senga Imana igukijije iyo nda nubwo twapfa nubwo wapfa nawe ukiza urwo rubaho
senga ngende. Ubwo turasenga umwana aragenda mu bihuru, amaze kugenda aragenda agira ko uwo musaza umwana uko yambwiye ati mama yabyaye, umusaza tese umwana ni muzima, ati umwana ni muzima. Umusaza ngo arabyuka nijoro, umukecuru baracana, amaze gucana ngo aragenda yakundaga kugira muki, aragenda afata ubuki, baraza barenga barashyushya, bamaze gushyushya ubwo bamushyirira mu icupa. Ubwo noneho ubwo hari n'umukobwa uko bari kugira ubwo buki ari mu gusya agakoma, barashigisha bityo ubwo urumva bahaye umwana ararya, arashigisha bashyira mu gacuma. Ubwo rero bashyira n'ibiryo mu icyitwa ingukibo bashyiramo. Ubwo umusaza yari afite umuhungu wubatse nkaha na hariya hepfo bari gusakara. Umusaza atahise ubu ngubu koko ko ntari bugende ngo ndaherekeza uyu mwana, ava njya kubwira wa muhungu wanjye ndaramuherekeza. Aragenda agabwira uwo muhungu bati herekeza uyu mwana, ati nyine ahuye n'amakuba, ati simvuga ngo yabyaye n'amahirwe yagize, ati ntacyo yabyariraga, atari ngo muherekeza umugizi yajya. Baravunja igihuru, umwana ubwo araza numva bangezeho, maze kongeraho uwo mugabo yararebye gusa n'ukumirwa, amaze kumirwa rero arambwira tumva rero ndagiye dore burakeye batadukeraho, uguma nimugoroba ndagaruka. Ahubwo ntongera ubwoba, ntagiye kundebera ibitero, nta cyizere nari nkigirira abantu, ntagiye kureba ibitero, ariko nabizana maze bana dupfe ni hahandi. Ureba kwanaka ko barangije, kwanaka ntibahunguyeho, twari duturanye na benshi. Ubwo rero twirirwaho muri icyo gihuru igihe nkaho nko mu masaa yine twumva wa mugabo araje. Ubwo nateye batizana uwo mwana, ati ngo ushyire uwo mwana mu twenda, ati maze mubatwaze. Mwana yashyira mu bitambaro, mwana aracigatira, atumva rero iwanjye reba uriya mugore nibonwa butayibika, ati n'ubu se namubwiye ahantu uhereye yabivuga. Ati ubu ngubu ntabwo ndi bukujyana iwanjye, umugore wanjye nibonwa butayibika ashobora kubivuga. Ndagira ngo nkujyane kwa Manuel. Uwo rero yambwiraga njyanaho twari twarahaye inka, yari umugabo w'umwarimu. None rero ndagira ngo nkujyane kwa Manuel, aho haratinyitse ntabwo bazakeka ko uhari, ariko dore urupfu ruri kukunena, uraguma hasi noneho so gupfa na gupfa, nubwo wanapfa n'ahandi n'uru n'urupfu. Ubwo turagiye nuko uba nk'ahantu kurenga ya musozi, turagiye nuko ngerayo. Ngeze hirya ya nijoro umugabo aramutekerereza, jewe nari narumiwe. Nuko umugabo rero yari umugabo w'umwarimu, nuko noneho abwira umugore ati ngaho ugenda ubashyire, ati bashyire mu gikoni hirya irembo riraha, ariko nyine mu gipangu ni nk'hariya hirya. Adushyira rero mu icyo cyumba, umwana arabateka amata baramuha, bamaze kumuha abandi barabagaburira. Ubwo ariko umugabo yari atuye hasi, umuhanda wari nk'hariya hasi y'umuhanda gutya, uri mu muhanda yakoraga hejuru y'inzu. Ariko se Manuel ngo ko tuzi ko shobuja yapfuye, ngo babana ngo ko twajyaga bakatwereka ngo barapfuye, koko barapfuye. Undi akamubwira tumva rero kuva narabuze databuja n'abandi rwose mwibambaza simbizi, nakazi kabo kuva narabuze databuja, n'abandi ntabwo mbitayeho, bazagenda nabo bapfi, simbizi urupfu rwabo sinduzi, sinzi iyo bari. Ubwo bakagenda kababwiye cyo bakagenda, tubayaho noneho bati noneho tugiye twumva konseyo asiza hari hafi y'akagari, twumva bavugije ingoma ngo umuntu ngo aho yaba yihishe ngo najya hagaragara ngo nta muntu uzongera kumuhiga.
ubwo akaza akanyongorera ati biriya ni ukugira ngo n'uwari urokotse ajye gasozi biriya nta wabyishinga ntugatuma uwo mwana arira bazi ko nta mwana afite hano ntugatuma uwo mwana arira ni nawe ntakoma bibaho ati noneho abantu barokotse noneho haza kuza umugabo mu rugabano ubwo noneho atanga itangazo ati umuntu waba yarihishe akaba ari mu gihuru akaba yarigishugirutse naze bamuhe imfashanyo atese ubu ninjya gufata imfashanyo barakeka ko hano hari abantu kandi nta bari babizi ubu ndavuga ko mfashe imfashanyo y'iki ati ndagenda bizana baragomba kumbaza ikisi aragiye azanye isafuriya azanye uburingiti azanye n'ibishyimbo azanye na kawunga nuko baramuhatiye batagwe ntacyo bambajije bukeye ati burya menya uwaba yararokotse agiye gasozi nta kibazo ubwo nigumira mu icyo gipangu bari mu kwa kangahe rero ntumbaze umunsi nari narataye umutwe ntumbaze itariki ukwezi hari mu kwezi kwa munani ubwo hari mu kwezi kwa munani nuko munze narahatinze avuga ati nta cyizere ubwo mbayaho uko batihumure riraje nkajya mbona n'abagiye mu nduga jenoside yabaye bari mu nduga bati baraje batokwa n'akayaraje yararokotse okwa n'akayaraje yararokotse ati po tenamwe ni mu gasozi ubwo inkotanyi zari zarafashe igihugu cy'abagizi inkotanyi bo noneho ubwo abasenegali bo baje mu rugabano abasenegali ubwo bari bakambitse ahitwa mu rugabano iwacu si hafi yaho cyane basaga bate reka ntabwo nabonye nari nkaha ngaha aho twari turi nyine abandi bari hare hakurya ku mujyi niho bari barahitwa mu rugabano ku mujyi ntiwambaza ngo basaga bati ntabwo nababonye sinagiyeyo inyuma gatoya babana muri jenoside bari abahungu bari abakobwa bari bafite nk'imyaka ingahe bari afite imyaka 5 undi nabyaraga vuba bari afite imyaka 2 hari abarokotse w'imfura yanjye buretse ko nabyaraga mfusha ubwo uriho ni ikironda mfura ariko ubwo niwe nita imfura yanjye ubwo jenoside yatangiye afite imyaka 15 ari gupfundura amabere ubwo rero noneho ubwo nari ncukije ukurikirwa n'uwo nabyaye mu ntambara nyine uwo yari afite imyaka 2 aribo nakurikije 9 nyine undi we yari afite imyaka 15 kuko yagiye akurikira ibirari bibi ntiyagiraga umukurikira ntiyagiraga abakurikira uwo wabyaye muri jenoside se araho Imana yaramfashije aho kubaza ubwoko bwawe bw'icyo gihe urabona kiriya gihe kwica abatutsi byari bizwi ko aribo bariho bicwa watubwira wowe bwoko bwanyu ukubwira uti bari abantu njyewe se nari umuhutukazi nari umuhutukazi hari ubundi bwicanyi bwaba bwarakorewe abana waba warabonye n'amaso yawe muri jenoside ngutubwire ubwicanyi abo bicaga ku ruhande se reka da n'abamuramukazi wanjye ubwo aho nyine naragiye kwa mukuru wanjye hari ahantu hasi abandi ari kwa mukuru wanjye nk'iriya ruguru noneho rero ubwo maze kugira nyine nshaha n'abacaha ubwo rero numva ngo babana bamurakazi wawe ngo babatsinze pfi mu kabande ngo na muramukazi wawe watubwira amazina y'abo bana bawe wahaye umuturanyi ukamazina icara neza
umwana wanjye yitwaga Mpawe n'Imana undi yari Nyirabukara yewe umva mufata iryo ntanaryibagiwe rwose yari Fonsine yari Rufonsine ubwo rero iryo ryo nakuranye isa yitaga amazina abiri ariko ubwo irya yitaga irikirisito rya gipagani ubwo rero yitwa Rufonsina izina rye rwose nararyibagiwe urasenga ndasenga rwose nubwo narasengaga uramutse uhuye n'abana bawe mu ijuru wamwaganira twaganira iki se uretse kuvuga ngo ndabasaba imbabazi nta kindi kugira ngo ndamutse mpuye n'abana bawe ndamutse mpuye n'abana banjye nakumva nezerewe nkabasaba n'imbabazi nahise urabona nakora iki urabona nakora iki se ubu no kuba ndiho mpanyihagaze ku isi nuko urugamba narwanye uwo mwana twaba mukuru twabaga turi kumwe nta kintu reba umwana w'imyaka 15 nta kintu yaraye yari gupfundura amabere abona urupfu napfuye turi kumwe ubu nicyo gituma ndeba nako kaba kaje kunsura ati gunyirwa n'urugamba nk'urwo warwanye nta kundi byagenda kuki se wabahaye umuti yewe igihugu rero narangije guta umutwe mvuga impamvu nabahaye umuti namaze guta umutwe bakaza bakankubita amafaranga yaramaze kunshiraho nkavuga nti ningenda nkabasiga nkajya jewe nari nafashe firiko kugira ngo ngende niyahure nimba gasiga gasozi ndabambateye agahinda gusa rero maze kuvuga nti reka ngende dufatana urunana ngende twiduburemo gusa mu kivu nintu ndavuga nti ndongera ndavuga nti reka mbaho uyu muti nindangiza kuba nanjye ndawiranga turyame gusa dupfe ubu byacu byaturangiriyeho nta n'ikindi nakora tekeza kugira ngo umuntu aza gushinga gukubita ngo cukura umwice umwihambire ejo agaruke ngo cukura umwice umwihambire inkoni zikuriho ubwo rero abana basamba hari icyo bakubwiye oya ntacyo kugira ngo abana basamba ntacyo abana basamba ntacyo bambwiye iyo nagiye no mu ibyo numva umubiri wanjye utese nese cyatumye abo ngabo bandi bo utabaho ubwo burozi Imana kugira ngo icyatumye ntabubaha nabonye kugira ngo mbubahe nibwo nigiriye inama ndavuga ngo uretse gato abo bana bandi cyatumye ntabaruka abo bana bandi naravuze ngo tangira ngo abo bana bandi icyatumye ntabaruka tangira ibyo mvuze abo bana bandi icyatumye ntabaruka abo bana bandi icyatumye ntabaruka nigiriye inama ndavuga ngo uhajya hariya mu gihuru yenda ntibazabaho ndagenda nigira mu gihuru ubwo rero iby'Imana yari integuriye kuko mbona bo ndababonye wumva Imana se kuko Imana mu bibi no mu byiza urashima ndagaruka nkavuga nti Imana iyo ntabaruka intari ko Mana mu bibi no mu byiza ndashima abari kumpa ibyiza byose kirya gihe ntabwo nari kubona ibyiza byose kirya gihe nkashima gukora umutima wo gutangira
yatangiye kwitwara ate mu mutima ugiye gutangira utubwire ukimara kwiyicira abana uko wumvaga wowe umeze ukimara kwiyicira abana niyo muri siriko numvise ariko sinzi ukuntu mbaye ndumva ndasenyaguritse kurusha ubwoba nari mfite kurusha ibyo nabonaga numva ndasenyaguritse numva kuvuga ngo reka bambihorere gute nyine umutima wawe wumva musiri kwigute numvise umutima nyine umbwira ngo bihorere kugeza nuko natekereje ahubwo ngo kubava bapfuye reka nk'uyu muti ndareba nti nanjye ninywa nkapfa bariyasa ndabasigira agahinda kanini reka ahubwo tugende tujye mu gihuru tuzagweyo aba bana bandi barokotse bakubwiraga iki muri jenoside abana bandi barokotse se icyo uwo mukuru ikintu yambwiraga yaravugaga ati watuvuye imbere bakatwica watuvuye imbere bakatwica kandi nawe urapfa ese je nditwa n'icyo ati dore baragukubita utwite ese iyo ndigufashe ko ari nta kwa muganga uzajya wahekwa nande wabigira ute reba ingoma bicara bavuza ngo barebe umugore bagezaga rero igihe bakajyana ingoma ahantu ku biro ngo barebe umugore w'umuhutukazi ngo twite bamukuremo ngo n'umututsi urimo ubwo rero nakwibaza mu ako kagari nkasanga ni gitwite ubwo rero umwana yabyumva atyo akavuga ati nawe nturiho imbere batwica yaba haje nk'igitero ndetse hakavuga avuga ati ngwino ujya kwikinga hariya ati waretse bakanyica ati kari hahandi ntuya ngwino niyo mvugo nguwo yari afite undi we yari yarumiwe ariko uwo mukuru niyo mvugo yari avuze ati watuvuye imbere bakatwica ati kari hahandi nawe ntuzabaho yenda nigufata nakundaga kubyara rimwe na rimwe ngiye bakampereka nkajya kwa muganga ati si kwa muganga ntawe uzatakira ngo aguheke ubwo ati wowe urihe niyo mvugo yampaga ubu bakubwira icyo aba bana iyo bumvise ayo makuru bumvise ayo makuru se bumvise ayo makuru abana baravuga bati ese bamaze kumva ayo makuru ndetse bavuga bati ubwo mukeba wanje amaze kuntanga amakuru yaravugaga ati ndetse yaza gukurikiza uko bamugiraga ati natwe ntituba duhumeka ati yabyariraga aha nabonaga uko umugabo washyashyana ati iyo aza kuba umuntu ufite ubushake ati yabyariye umwana mu gihuru turi kumwe ati ubwo noneho ati ni nk'uko nyine ahari iyo umuntu yageze ku munsi agenda ati imbaraga yaturwanishijeho abarazirwanishijeho n'abariya tubara n'icyo gihe cyabo ati nta kundi byagenda ubundi kuki ufunze mfungiwe bo nyine nibo bamfungiye nifungiwe icyo cyaha nakoze wakatiwe n'iki urukiko se nakatiwe na gacaca niyo nkatiye bagukatije kingana iki 15 umaze gufunga ingahe 9 mbwira ngo maze gufunga bahatiye 15 maze gukora 9 muravuga neza mwitonde yankatiye imyaka 15 maze gufungwa maze gukora 9 ubongera gusubiramo igituma ifunze urabona igituma ifunze rero ifunze kubera icyo cyaha ntabwo cyo kwiyicira abana bahatiye imyaka 15 umaze gukora imyaka 9 biturangiza gutya ituma mfunze nuko niyiciye abana nkabaho igituma mfunze nuko niciye abana nkabaho uburozi
bakankatira imyaka 15. mumaze gufunga imbeho hasi gufunga 9. ariko yavuga nuko niciye abana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi tubwiye igitumye mfunze nuko niciye abana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi igituma mfunze nuko nicaye abana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi abahurozi bagapfa. Cumi n'itanu. Imyaka bankatiye ni 15. 9. Maze gufunga imyaka 9. naho tutakubwira ibyo twebwe buriya nyuma ibi tukubaza tubikuramo tugasigarana biri uvuga niyo mpamvu ugomba kubisasira ubivuga neza kugira ngo uzabyo utareba Impamvu bashaka kwica abana banjye yewe nkasigara nkuko bavugaga ko ari abatutsi yewe nkaba ndi umuhutu. kubera iki kuko umugabo wanjye yari umututsi Kubera ko umugabo wanjye yari umututsi rero abana nabo bari abatutsi bagashaka kubica gukora abatutsi. Wari ufite 15 hari ubu ntarangiye 24. hafi 25 hafi 25 nibyo. Bityo rero umugabo wanjye ubwo byarakomeye. Umugabo wanjye hari yasaga ameze wabonaga ameze nk'ababa ngo abahanuzi kera babagaho kuko babagaho kuko ibyo yasize ampanuye byose narabibonye. Yarambwiye ati ubu rero ngiye wishaka uva kandi abana bawe ntuzabarokora bose ariko ntuzabura n'umwe. Reba ahantu wakwikinga ati kandi reka nkubwire aturwanya intambara y'abatutsi ati niyo abahutu uzayirwana ati dore nkusigiye intambara ebyiri. Ariko byambwiye byose iyo abahutu yakubwira ngo urani yambwiye tuzarwana y'abatutsi uri kurwana y'abatutsi tuzarwana n'iy'abahutu ati nkubwiye ko uzarwana intambara ebyiri wowe. Anase singindi kwirwana se ko ndi kurwana iriya Ose singiye nindi kwirwana. Ubu nari ntekanye nasubiye mu ivyo ngivyo nkabisubiramo. Icyakora ikintu gipfa kumpa agahenge nuko abana bavuga bati leta iradufasha. Mwana nkavuga ntaho bari hose leta irabazi ibafasha nuko ariko nkaba nafunze ko datawe ababyeyi hari ubutumwa waha abana batoya bariho ubu ngubu hari ubutumwa waha abana batoya bariho ubu ngubu. Ubutumwa ki? Ubutumwa kira? Ubutumwa waha abana nk'uburere nk'uburezi impanuro y'umubyeyi waha abana impanuro naho abana ntabwo n'iki kwibaha ntabwo n'iki kwibaha ya mana we manuro nabaha nuko manuro naha abana uko manuro nabaha nuko bajya
birinda ikibi cyose bakakirinda ikindi bagakurikira Imana bagasenga